uko ngenda shakisha abana bafite impano mu gihugu cy'u Rwanda niko ngenda mbona abana benshi bafite impano. Gusa uwo tugiye kuganira we impano ye yantangaje cyane. Ni ukuvuga ngo arenze aho twagiye tuganira nk'uko mugiye kubyumvira. Nk'ibisanzwe muri kumwe na Success the Winner, ikiganiro Twige Muzika, mbahaye ikaze. Hanyuma rero tugwaye ikaze mu kiganiro Twige Muzika. Watangira wibwira abakurikiye iki kiganiro, ese uri muntu ki, nyuma impano yawe ni bwoko ki, ese uririmba yenjyana? Murakoze cyane, nitwa Ishimwe Julienne, mfite imyaka 20, ni mu karere ka Gisagara, umurenge wa Kibirizi. Impano yanjye ni kuririmba indirimbo z'Imana na gakondo. Yego. Uri umukobwa ufite impano mu kuririmba injyana ya gakondo, ariko nanone ivuga ubutumwa bujyanye n'Imana. Ese ni iki cyaguteye kuba wakunda injyana gakondo ndetse ukanakunda kuba iyo njyana wakayitanzemo ubutumwa bw'Imana? Murakoze. Ikintu gituma nkunda indirimbo z'Imana, Imana ndayikunda, ngomba kwivugira ubutumwa rwose. Ndi n'umurokore. Igituma rero nkunda indirimbo za gakondo, ikigo nigaho cyari gifite itorero ry'ikigo. Nyine nagiye muri iyo nuza yabo yo kubyina, hanyuma nyine umwarimu waho y'umusiko ndirimba aravuga ati ufite impano. Nkunda gakondo cyane kurusha uko nayikundaga. Yego. Ukunda gakondo cyane ku buryo wanavuze ati ngewe nzajya ndirimba indirimbo zivuga ubutumwa bw'Imana hanyuma mbucishe mu njyana ya gakondo. Ese hari ibihangano wababashije kuba wasohora biri muri iyo njyana ya gakondo kandi binavuga ubutumwa bw'Imana? Murakoze. Indirimbo zirahari zivuga ku butumwa bw'Imana zijyanye no muri gakondo, hakaba noneho n'izisanzwe nyine zivuga ku bindi bintu bisanzwe ariko bijyanye na gakondo. Hanyuma ese gakondo wumva ari injyana ishobora kuba yatuma umenyekana cyane, ko burya iyo umuntu agiye mu muziki hari igihe awukora ashaka kumenyekana cyangwa se ashaka kuba yawukora nka bizinesi, nk'umwuga umutunze. Mbere ya byose, cyangwa wowe umuziki wa gakondo ukora nko gushimisha ubuzima cyangwa ukora wenda nk'umwuga ushaka kuba wazagutunga? Murakoze. Umwuga wa gakondo ukora hari ubutumwa nshaka gutambutsa, ariko nanone bitavuze ko ubaye wanangirira akamaro, nabikora rwose ko ndabikunda cyane. Yego. Nk'umuntu w'umujene cyangwa se urubyiruko ukora umuziki wa gakondo, ubona umuziki wa gakondo se ari umuziki ushobora kuba wacuruza mu Rwanda ukaba wagurika, cyangwa se abantu bawishimira kugeza nubwo bemera kuba bawutangaho amafaranga kugira ngo bashe kubona, bityo umuntu ukora abashe kuba yatera imbere mu buryo bw'ubukungu? Cyane birashoboka rwose, kuko mu gakondo u Rwanda rwacu rugizwe cyane na gakondo, ko hari n'abantu bajya bava hanze baje kureba ibyacu bya gakondo. Cyane rwose birashoboka. Birashoboka mu buryo hari nk'umuhanzi w'umunyarwanda uzi urimba gakondo ikaba yaramuteje imbere? Cyane barahari, ba Kamariza, ba Cecile, bose n'abantu bagiye bamenyekana muri gakondo kubera gakondo. Hanyuma rero turimo turagana n'umuntu ufite impano, nagira ngo gato uririmbe kugira ngo n'abakuri iki kiganiro kuko bumve, kuko niba ufite iyo mpano yo kuririmba. Murakoze. Ngiye kubanza kuririmba indirimbo y'Imana iri mu njyana ya gakondo. Urukundo rw'Umwami, urukundo rw'Imana yera, nirwo rwatumye Yesu aza mu isi, azanywe no kuducungura. Nirwo rwatumye Yesu aza mu isi, azanywe no kuducungura. Murakoze. Birumvikana rwose, ijwi rifite pe, kandi ndumva ubasha no kuririmba neza ukurikije amahame agenga umuziki. Abundi akenshi iyo tugiye kuvuga ngo umuntu afite impano mu kuririmba, nuko aba aririmba yubahirije amahame agenga umuziki, ijwi ryiza, injyana yubahiriza ndetse n'ibindi byinshi cyane. Hanyuma niyo gusa nta yindi? N'izindi zirahari, sinzi niba nabaririmbira n'indi isanzwe nyine yo ku ishuri. Nta kibazo, yiririmbe. Ayayayaya habaraye bararamba, ya habaraye bararamba, bahana ni mukundane muwani nka mugani ireba ntumwe. Murakoze. Okay, urakoze nawe cyane.
hanyuma se nk'umuntu ashatse kuba yagutera inkunga yakubona gute? ego yambona kuri telefone yanjye kuri 078 690 6 turabashimiye kuba mwemereye ko tuba twaganira mu kiganiro Twige Muzika. murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Hanyuma nawe wafashe umwanya ugafungura ino video, ndagushimiye, ni iby'agaciro. Mukomeze mukore subscribe, share na comment kugira ngo mukomeze kumenya impano zigiye ziriho hano mu Rwanda. Hari abana benshi bafite impano kandi n'umuntu ufite umutima yo kuba yabatera inkunga rwose uhawe ikaze. Ndabashimiye nk'ibisanzwe, mwari kumwe nanjye Success the Winner, ikiganiro cyari Twige Muzika. Bye bye.